yavuze ati tumaze igihe tunyura mu batoza ukabona ntabwo bafite amaprofile manini, tereka tumanure wa mutoza uca impaka mutoza abafaransa, abantu bakavuga bati ewan turemeye banza uprononce nk'umuntu wize, ndabona unanamufite wize muri cyangwa mfite se ufite yewe naringize ndebe ko nimba nawe ngere uprononce ubundi nyire mucyo bita profile ye, kuko umuntu Wikipedia yifatiye kandika yabazwe yani bisho yitwa Bruno Ferry. Bruno Ferry abanyarwanda bashaka ko prononce neza ngo bazajye bagaprononce neza akamwita Bruno. Bruno ni Bruno muri France abantu bajya bamenya ko muri France iyo ari u ni u abantu ba Bruno rero nyabuneka rwarutabura ndagusa kwingi ngo Bruno nyamwaza ni Bruno ndabasabiye iba u prononce rugango rwarutabura ahantu iba u iyo ari o na yitwa iba u iyo ari o na u yitwa Bruno Ferry. Akaba rero ari umutoza ufite imyaka 58 yavukiye Châtel Simosel France. Akaba ari kino umupira ari umuzamu, yari cyane yari goalkeeper. Yaciye mu equipe nka SAS Epinal, aca muri Abbeville, aca muri Paris FC no muri Salon Etape. Hanyuma yatangiye gutoza mu 2000. Aga equipe kitwa Taon, aca muri Bastia, ni ikipe ari komeye cyera mu myaka yo hambere. Faransa uri mu cya kabiri. Bastia rwose aca muri equipe yitwa AS Dakar Sacré-Cœur, ni ikipe komeye cyane agivamo abakinnyi bakomeye. Aca muri Accra Lions muri Ghana, aca yamaze n'igihe kuva 2015 rwose kugeza 2019. atoza ikipe yitwa AS Michelonese, aca muri equipe yitwa Eding Sport, arazamuka atoza Azam FC muri 2024 yungirije, ndaza kubigaruka urumva. Atoza AS Vita Club yungirije, ariko za no kwitoza umutoza mukuru naho herukaga, akaba rero ari Bruno Ferry. Bruno Ferry arasinyara reba match. Abantu bazi Azam yatsinzwe na APR, yari yungirije umutoza w'umunyasenegal. None kwa kundi kafe yexija amarisanse Samiri ntabwo yari afite lisansi mu Senegal, lisansi ACAF cyangwa se lisansi UEFA Pro. Umutoza rero umunyasenegal wari umutoza mukuru wa Azam, ntabwo yari afite ibyangombwa byuzuye. Hanyuma none biba ngombwa ko uyu mutoza w'umufaransa wari umwungirije batangaga kuri list Ferry niwe waba guri kuri fed match nk'umutoza, yari ari muri iyo kipe wenda niyo abantu bazi iri Azam yatsinzwe na APR. Imwe irimo aba escro benshi bakunda Colombia, bamwe bamwe bakuyemo bitwa abantu bande bansinzwe babi bafite amazina kanganye ariko bacoga badakanganye. Twari ufite ibyangombwa byuzuye yitwaga Youssoufa Dabo. Youssoufa Dabo. Uyu rero amarisansi yose kafi saba arayafite. Uyu nguyu wa Rayon Sport urumva ko anatoje no muri CAF Champions League. Uyu mutoza ni umutoza w'umufaransa ariko amaze igihe kinini muri Afrika, Rugangura yabigarutseho, yabaye muri za Ghana, yabaye muri za Senegal, yabaye muri Congo, yabaye muri Tanzania. Umupira wo muri Afrika arawuzi, awubaye migi. Uyu mugabo inama yateranye yahuje kuko bari we waba akwiye gutoza Rayon Sport, nta gihindutse ku kigero kiri hejuru cyane, ni ugomba gutangazwa umwanya uwo ari wose uyu munsi agomba ko yaratangajwe nk'umutoza wa Rayon Sport. Yahindutse ari muri hotel imwe muri Kigali. Nanga ikintu cyo kuvuga ngo 100% kuko hari mukuru wanjye yitwa Biganiro Anta yajyaga ati 100% uwo bita Sadat yigeze kumwohereza check ya Muhajiri ko ngo agiye kuza muri Rayon. Arabati 100% yamaze kugeramo. Muhajiri agati yo check ntabwo nyifata nutampa cash. Abayisubiye habagiye gusinya muri polisi. Antarambwira ati Rugaju ute 100% ntukabivuge. Ijana biteye ubwoba, ariko ku kigero cyo hejuru cyane kigana ku kuba byakwizerwa ni ugomba ko umutoza wa Rayon Sport. Ibyo ngibyo sinabwira ngo ni nka sheke wajyana kuri banki, ariko rwose ubifate nk'amakuru nk'ikigero cya 97% agomba ko umutoza wa Rayon. Ibyo nuko biteye. Hanyuma rero Rayon Sport, Meya Murenza Budara umunerega yanamwita president wa Rayon Sport kuko ni president n'ubundi. Yego, president wa Rayon Sport rero yagiye ku cyicaro cya Skol mu Nzove bajya kuganira
Rigoga impamvu y'ibiganiro byarimo ibice bibiri. Igice cya mbere ni ukuza kubabwira ati dore ninjye muyobozi wa Rayon Sport. Ni muyobozi wa Rayon, ni icyo bita kwintroduza nk'umuyobozi wa Rayon. Umuyobozi wa Rayon nabo bakamwibwira nyine ndi deje wa Skol, yashinzwe iki muri Skol, yashinzwe iki muri Skol, yashinzwe iki muri Skol. Ingingo ya kabiri yari ingingo noneho yo kujya muri ekipe ya Rayon Sport. Icyo baza kumusaba nicyo nawe abasaba. Mbere yuko njyaho ariko buriya bagombaga kubanza gukiriyaringa umwuka utari mwiza wabaye hagati ya Murenzi Abdallah n'uwahoze ari umuyobozi wa Skol witwaga Ivan Fayet. Igihe Murenzi Abdallah yayoboraga Ferwacy, muzi ko Skol yateraga inkunga Tour du Rwanda na za Rwanda Cycling Club. Yego cyane. Icyo gihe rero umufatanyabikorwa wabo yari Skol muri Rwanda Cycling Club no muri Tour du Rwanda. Murabizi ko mu minsi ya nyuma Murenzi Abdallah muri Ferwacy ntabwo Skol yari umuterankunga. Yego, Skol yavuyemo. yavuye muri Ferwacy. Bavuga ko habaye ikibazo n'ubwumvikane buke hagati ya Ivan Fayet na Murenzi Abdallah wayoboraga Ferwacy. Ubwo ni companies mutagifata nk'ikibazo cy'abantu nka hari Rigoga nka Rigoga wenda ngo yagiranye ikibazo na Samir nka Samir kuko nta sabo. Ubwo yari umuyobozi wa Federation ya Cycling, yego, n'umuyobozi wa Skol. Yego, ariko ako kantu babonye towe muri Rayon ngo kahise gasona muri Skol. Batusi wa mugabo wayoboraga Ferwacy twagiranye ikibazo bati niwe. Bati ko amabere ikoze tutonsa, bati ko bikomeye, bati umuntu tuzashobokana. Murenzi Abdallah yarabasobanuriye uko ibintu byagenze neza rwose, kuko icyo Skol yari ifite n'ikibazo. Yaravuze ati ayobora Ferwacy arenge Ferwacy turege no mu mategeko itujyane mu nkiko. Yego, Ferwacy ngo yajyanye Skol mu nkiko. Basungwa babirigi bararakara cyane, imisatsi irahagarara, ntabwo tuzakora, ntabwo bizashoboka. Aragenda arabasobanura uko ibintu byagenze. Abazungu baravuga bati nibyo pe, bati byari ngombwa ko muturega mu mategeko. Murenzi Abdallah abyitangarije amaze kuvugana nabo, aravuga ati birumvikana niba ari uko ibintu byagenze, niyo masezerano yaravuga ibi, wari deje wacu Ivan Fayet agakora ibi, mukaganira ntabyumve, bikaba ngombwa ko Federation y'amagare irega Skol mu nkiko n'ibintu byumvikana. Donc babirebye muri cadre iri professionnel nyuma yo kubasobanurira uko icyo kibazo cyagenze, ko atari we nkawe nka Murenzi Abdallah nta kibazo afite kuri Skol, ari Federation yarahagarariye n'icyo amasezerano bari barajyanye na Skol yavugaga ko atari n'ikibazo na Ivan Fayet nk'abantu individu, ahubwo ari inyungu nyine za buri wese icyo yayoboraga. Habayeho kutumvikana, habayeho kutubahiriza amasezerano ko yagomba kubahirizwa, hanyuma Skol barayirega, irezwa na Ferwacy. Nimumbare nk'umuntu banga, ntacyo dupfa. Mbaboneye ababyeyi bavandimwe, namwe ntabwo mukwiye kunyanga, ntacyo dupfa, nta mpamvu. Baravuga ati bya bintu nibyo, barabikiriyaringa rwose, umwuka umeze neza. Ni ukwezi kwa buki Rayon Sport na Skol baravuga ati ingingo irashyinguwe, icyo bita kuvuga ngo dosiye irashyinguwe, nta kibazo kirimo, tumeranye neza. Bagombaga guhita rero bajya hehe Rigoga kujya noneho mu bintu bifatika by'imikoranire. Ubwo ako kadosiye k'umwuka mubi kavuyemo, karangiye, kabanza gusasa inzobe. Kuko wumva ntimwagana n'umuntu ibintu by'amafaranga mufitanye utuntu mutemeranya. Sibese rugango mugomba kubanza mukumvikana. Reka ni kuwa gatanu n'umunsi wa gakondo. Samira ajya ntungura gusasa inzobe. Bamaze rero kubishyira ku ruhande, baravuze bati rwose ubwo tubiyemeranyije, tumeranye neza, tubwire icyo ubona twabafasha nka Rayon Sport. Araterura aravuga ati nk'uko namwe mubibona ikipe yacu mu kibuga ntabwo ikomeye, ariko amafaranga miliyoni 24 muduha buri kwezi mu bagabo n'abagore, murabizi ko payroll yacu igeze muri miliyoni hafi 46.
nta nubwo tuba dufite n'ayuzuye yo guhemba bisaba ko babwafi kimwe cya arenga gato kimwe cya kabiri bisaba ko dukura mu bafatanyabikorwa wenda bandi ku masitade abafana gutyo ibintu nk'ibyo rero ikibazo nyamukuru nzanye ni ikibazo cya recruitment kwezi kwa mbere kurageze nta mafaranga dufite ndashaka yuko Skol mudufasha kubaka ikipe izatuma namwe visibility y'ibinyobwa byanyu irushaho kugenda igaragara kandi amafaranga nje kubaka ntago ari ayo kuvuga ngo murayanguza ngo muzagenda muyakata buri kwezi kuko ni kimwe mu bibazo Rayon Sport yagiye igira mu bihe byashize ko hari ukuntu yigurizaga amafaranga muri Skol Samiri na Rugangura na Rigoga kavuga ngo mudehe nka miliyoni 100 ngo muzayakate kuri yandi mwaduhaga buri kwezi none Skol ikabikora Skol nayo yarabyanze kavuga ati nzi ko tuyabaha byagera mu mezi 3 mugatanya ngo mwabuza guhemba oya ibyo ntago ari byo amafaranga aza buri kwezi mujye mwereka ze buri kwezi aravuga ati iryo murabyumva ko ntacyo byaba bimaze kuyaduha n'ubundi mwatugurije ko byaza twazagira ibibazo byo guhemba icya kabiri aya mafaranga nje kuyabasaba nk'amafaranga yo gushyigikira kuko twagize ikibazo cya mikoro nka kampani muyaduhe nta deni nta kutuguriza muduhe nk'abaduhaye abasongo bati ko byumvikana ko dukwiye kubafasha iyi nama baravuga ati ariko igitekerezo cyawe ni cyiza ariko ntago none aha twicaye kuri aya meza twahita tukubwira ngo turabahaye basekreteri baravuga ati izo minutes z'inama tugiranye n'umuyobozi wa Rayon Sport muzandike kandi baravuga ati Meya Murenzi Abdara iki kintu turacyumvise kandi turagikonsidera n'umutima ukunze hari ukuntu umuntu akurikiza Rigoga avuga ati urabyumva natwe twari dufite utubazo ati ukumva ko yamaze kuguhakanira agahita akubwira turabona ingengo y'imari yamaze gusohoka nta kintu twakongera hari umuntu aguhakanira ataguhakanira atako tuzabirebaho atako tumaze iminsi natwe turi mu bintu byo kuvugurura uruganda ati twanagize n'ibibazo buri ati muri ino minsi ati ntago biri kugenda neza atariko tuzareba buryo umuntu abayaguhakaniye nuko bayanze kuguhakanira ariko iyo umuntu akubwira ati rwose ibyo uvuga nibyo turabyumva turanabibona ko bishoboka ko hari icyo twakora ariko icyo tutakubwira nuko tutahita tugusubiza ngo tugahita miliyoni 50 none urumva ni ibintu nabo bagomba guterura bakicara bakareba nyine mu isanduku yabo mu bukungu bwabo bakabiganira urumva hazamo department nyinshi kugira ngo amafaranga asohoke hari izo nzego nyine hari directeri hari abo mu bucuruzi hari abiki probably ashaka no proposa ikintu gito kiyongera mu byo bakoranaga mu buryo ariko bwo kwamamaza ariko still amafaranga bakayabaha wenda bakavuga ati tuyagenera agaciro mu buryo runaka ariko tuyabahe mu byo mwakoraga mwongeye hakase hanyuma amafaranga twayabaha mukagura abakinnyi hari ikibazo nabo bakavuga ati nta kibazo muri rusange Skol yiteguye gufasha Rayon Sport umwuka umeze neza